Kamera. Ikaze kandi ndagushimiye cyane we ukurikiye Up20 TV shows Malaika I'm back. Nizere ko umeze neza ahantu uri hose, nanjye meze neza. Uyu munsi rero turi ku rukiko rw'ibanze rukuru rwa Gasabo hano Kibagabaga, twaje gukurikirana iburana ry'urubanza rwa Pastor Yongwe Joseph. Ako nkuko muri kubibona nago ndi njyenyine, kumwe n'umusore muremure cyane wambaye rinete, kamuhereze nabo abibiri. Turi kumwe n'umwari mwiza cyane witwa Malaika, umwe mu bari beza cyane bafite taye zigezweho i Kigali, yanitabiriye Miss Rwanda. No mwari mwiza cyane ukubiye. Amakuru Malaika umeze neza? Meze neza, meze neza. Nanjye meze neza. Turi live ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, aho twaje mwiburana mu mizi mu minsi 30 y'agateganyo ya Apotre Yongwe cyangwa se Harerimana Joseph. Muramubonye ava mu modoka, ubona ko nyine asa n'umuntu nyine wahorose mu kuntu birumvikana. Yatawe muri yombe ku itariki ya mbere Ukwakira 2023, bivuze ko hashize amezi ajya kurane ari muri gereza. Byanga bikunda agomba kugira ikintu cyahindutseho, gusukiriza kiriho no kubona ko agifite ishusho yo gushima Imana. Rero akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'unukoresheje uburiganya. Ni icyaha yakoze mu bihe bitandukanye, aho yakagabana amafaranga abizeza ibitangaza, ibintu we yise amaturo cyangwa se ituro. Ibyo byose rero n'ibintu yagiye akora mu bihe bitandukanye, bityo bakaza kuba bamurega bavuga ko yabizezaga ibitangaza ikanya bidakunze. Icyo cyaha rero gihamijwe n'itegeko ingingo y'174, bivuga ko uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko none kitarenze imyaka 3, niyo azawe y'amafaranga miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Mabuja Malaika nuko bimeze. None hari umuntu uri kudukurikira ushobora kwibaza ibi bintu ko Yongwe bari basanzwe bamenyereye nk'umukristo nk'umupasteri yego utanga byaje kugenda gute, byapfiriye hehe? Ikintu cyariho nuko Yongwe nkuko mwamenye n'undi kuri social media zitandukanye yatangagaho nimero, noneho wenda ukaba mwandikira ko Malaika ndumukobwa umeze gutya ndifuza umukunzi. Malaika reka namufite ukivuza umukunzi basi urugero cyangwa se ndashaka umugabo akaba ati okay nzagusengera wigira ikibazo muri uko gusengera gatagwete, ariko rero wenda ikibazo cyawe ndabona kirakomeye, bizasaba iminsi 7, bizasaba kujya kwiriza, mfite umwana ntwara ku ishuri, mfite umubyeyi ndera, mfite umuryango nunze, ibyo byose nta mafaranga nabikoreshaga, nine tanga iminsi 7 ndimo nkusengera hari bizaba byapfuye. Bityo Yongwe yavuga ko yabibara nk'insimbura mu byiza. Yego. None ubwo Yongwe nahamwa n'iki cyaha bizagenda gute? Nyine ni kuri twabivuze, ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko nanone kitarenze imyaka 3, niyo azawe ya miliyoni 3 ariko zitarenze miliyoni 5. Nicyo gihano ahanishwa. Okay. Nkawe rero Patrick nk'umunyamakuru twemera cyane, ibi bintu urabivugaho iki? Situation ya Yongwe urabivugaho? Ikintu kiriho nyine ubu ngubu ari mwiburanisha, ni mu cyumba cy'iburanisha, agiye kurana kwifunga n'ifungura, ariko yavuga ko bityo yaborana ari hanze bitewe nuko afite imitungo itandukanye yashinyika birimo na televiziyo. Icyo tumwifuriza nuko yataha umuvandimwe, giye twaranakoranye rizo n'amahirwe turanakorana ya kuri televiziyo no mu biganiro bitandukanye yamaga kuri YouTube. Sofa nakifuza ko nyine twakongera kumubona abwiriza ubutumwa hanze nkuko yabikoraga
yafungaga n'ubundi ntekereza ko nta muntu wakifuza ko akomeza gufungwa Yeah. cyane cyane ko we yemera akabata abantu niba koko baramaga ituro bakaba bihundiyemo ko nabibye amafaranga ubwo ngubwo nanaya n'abarihana ashaka nk'anabakubira kuva yemera kuriha ntekereza ko wenda hagira ingingo zitabwagaho akaba wenda yabariha ayo mafaranga ariko akarekurwa akaba ari hanze. Ngaye nguko rero bakunzi ba Uptrend TV shows komeza ukurikiye Uptrend TV shows na ubutaha ka dukomeze tuhababere ahangaha ku rukiko turagaruka mu kanya tubabwira uko byagiye imyanzuro yose ko yagiye. Thank you so much. Stay tuned. isomo ry'urubanza rwa Yongwe asanzwe biza bakusiganisha kuri ibyo bigenda neza cyane sijya nibeshya 40% nubwo ntabwo ari kosa byo kongera kwifuguruza kuko barabizi ko najya yemera ibintu kugira ngo abona ajya kuvuga ngo wenda ngo Imana yabimbwiye ngo byari byo kugira ngo nta kifuza natwite ko byawe aha gore rwose azamucyura mu yitahire ariko yongera gukora amakosa 40% icyo navuga ni iki ngiki rero abakunzi ba Yongwe kugira amasengesho dusenge bavugisha kuri nkanjye mu yivuga urabyumva neza bivuze ko icyaha ni cya kindi nuko habonetse abandi batanga bwa mbere turi mu rukiko twumvishe ibyaha Yongwe yaregwaga n'abari bamubwiye kumurenganya ariko tugenda twumva abandi bantu n'andi makuru yose bagiye batanga impapuro batanga ibirego bavuga bati kumbe wa mugabo yatoye
bose ni munuza ni Kibagabaga man. Oya bano bantu hari igihe bagaragaramo